Ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya polisi y'u Rwanda ikorera hano mu mujyi wa Kigali. Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje ko abatwara abantu n'ibintu hano mu mujyi wa Kigali bakomeje gukora amakosa, bagakora amahano, bagakora ibidakoreka mu muhanda. Icyo polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda traffic police yahereyeho, hari impanuka yabaye, imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo ifite ikirangantego cya Benz cyangwa iri mu bwoko bwa Benz, yari itwaye amakaziye iyakuye i Rubavu, yari ikuye inzoga i Rubavu izizanye hano mu mujyi wa Kigali, ifite marike ya Benz. Ubwo ni imodoka ya Benz, ni imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo nayo ifite marike ya Benz. Izi modoka zombi zarimo zibisikana, imwe yerekera Rubavu indi iva Rubavu iza mu mujyi wa Kigali. Byagenze gute rero kugira ngo iyi modoka iri mu bwoko bw'itagisi ibe irimo hano hagati y'izi modoka? Byagenze gute rero? Iyi tagisi ubwo yashakaga gutepasa igasanga ntibyemewe, ndetse yadepashije hano hari mu ikoni, mu kudepasa niyarebaga imbere. Tagisi rero ihise ifata umwanzuro wo guca hagati y'izi modoka kubera ko yabonaga yuko yaziguyemo, yagonze iyi yindi iri ku ruhande rwo hirya iri ifite ibara ry'umweru. Yabonaga neza ko yagonze, arangije ku bw'amahirwe n'Imana bagenzi bari bari mwino modoka, imodoka yose ijyamo hagati y'izi modoka, irangije zikamyo zombi zitazihagara zifungira mo hagati. Hahamagarwa traffic police, polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda. Nibwo rero traffic police ishyiraho itangazo rigenewe abashoferi batwara ibinyabiziga, cyaba icyawe waba uri umushoferi, waba ukora mu mahanga ariko ujya uca mu Rwanda, waba uri umunyarwanda uri mu mahanga, nawe ibingibi kubere isomo. Traffic police, polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda, ivuga yuko nk'umushoferi uri mu bwoko bwa tagisi wadepashije bitemewe n'amategeko, iyo aramuka agonzwe n'ikamyo imwe muri izi ngizi, n'iyo abari bari mwino modoka bahapfa bose, babazwa umushoferi warutwaye iyi modoka iri mu bwoko bwa tagisi. Kubera ko nimba yashatse kudepasaho bitemewe n'amategeko igahura n'indi modoka, bivuze ngo izi kamyo ziri mu byerekezo byazo, ntago zangisha amategeko y'umuhanda, ariko wowe uraje urazigonze. Bivuze ngo uramutse ugonze imwe mwazi no modoka gutya waruturutse hariya, wavuga yuko cyangwa abantu bapfa, bivuze ngo bakujya ku mutwe, kubera ko iyi modoka iri mu bwoko bwa Hiace ya tagisi itwara abantu n'ibintu, iberekeza Musanze, Rubavu, Musanze, Nyabugogo. Izi modoka niko gace zikunze gukoreramo cyane. Rero polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda traffic police yahise ishyiraho itangazo. Iri tangazo niryo ngiye kubabwira. Itangazo rireba abantu bose bafite ibinyabiziga bose n'abashoferi, ikinyabiziga cyaba ari icyawe waba ugitwarira umuntu, iri tangazo rirakureba. Genda neza mu muhanda kandi utwara imodoka utangiye bisindisha, nufatwa utwaye imodoka nabi ukagenda zigizagi mu muhanda, uzahanishwa 25,000. Polisi ikahita ibyita ngo jeune circulation. Nutwara ikinyabiziga wanyoye bisindisha, uzahanishwa igifungo cy'amezi 6 n'ihazabu y'amamiliyoni. Nari buvugire hano. Noneho nawe nutwara imodoka uri kuvugira kuri telefoni, uzahanishwa 35,000, harimo icumu ryo kuvugira kuri telefoni na 25 ya jeune circulation. Byose hamwe bikahita biba 35, yajya rotari ikaba 45. Bityo rero iri tangazo urasabwa kuryumva kugira ngo urishyire mu mutwe. Polisi yashyizeho amategeko mashya, ingamba zishya, ubwirinzi bushya, kuntu mwajya mutwara imodoka kugira ngo impanuka zitazajya ziba ari nyinshi. Polisi ivuga yuko twaye imodoka yo mu muvuduko wa 55 ivuga yuko bitaguteza impanuka. Akenshi ubundi imihanda yo mu Rwanda irimo umuvuduko wa 60, niyo mpamvu bashyizeho umuvuduko wa 60 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ahenshi ni umuvuduko wa 60, yenda ahantu hari 80, na ahantu hitwa Rwamagana hari 80, ukagenda ukagera ku gasoko ka Rwamagana kahita hajyaho 60, Kayonza naho hariho 81, umanuka ujya hepfo za Ngoma hariho 81, ukagaruka inanga ukahita umanuka
ukamanuka Nyagatare ho ni 80 paka ugeza mu mujyi wa Nyagatare, ukamanuka Rwabega ugakomeza hepfo za Matimba ni 80, ugakomeza kugera ku mupaka ugabanya u Rwanda ndetse na Uganda, hose hari umuvuduko ni 80. Ngaho nguko rero, bityo rero polisi ivuga yuko ugomba gutwara ikinyabiziga neza kandi ukagerayo amahoro. Kugira ngo utware ikinyabiziga ugenda upfire mu muhanda, ugenda usanga urenze umuhanda, polisi ivuga yuko mu byo ishaka ntabwo ishaka ko umuturage yahura n'ikibazo, kubera ko iyo umuntu apfuye buri igihugu kiba gihombye cyane, imisoro yinjizaga, umuganda yakoraga, bivuze ngo igihugu kiba gihombye biramutse witabye Imana. Uyu mushoferi rero utwaye imodoka ya tagisi yagize amahirwe, nta muntu n'umwe yagize ukomereka, uretse ko imodoka yiwe yenda ku mpande zisubira hirya ku mapine yahombanye, ariko nta wundi muntu wigize witaba Imana mw'iyi mpanuka. N'abari batwaye zino kamyo bashimye Imana kuba uyu mukaritasi batamugonze, ariko n'ubundi niwe wari uri mu ikosa, ariko nawe ni ya Mana izarinda umuntu wayo. Reba ukuntu imodoka yahise acamo hano hagati na hagati bikarangira Imana imurinze. Bivuze ngo Imana irarinda, Imana ntacyo itakora, Imana yagukura mu rupfu. Kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho ni tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Ndagukunda cyane, Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze. Amakuru nakagaruka.